Nashimwe rero murabona yuko turi kumwe na wa mukozi w'Imana Murokore kakamwanya agiye kuduhereza imbamba y'urugendo ry'uyu munsi wa none. Reka twumve icyo yatubikiye. None mwere data Murokore waduhaye ku mbamba watuzaniye umunsi wa none. Muraho bavandimwe mujya mudukurikirana ku rubuga Izere Yesu mumeze mute. Mbere ya byose rero manjije mbashimira, nabonye rwose amavideo yacu muri kuyareba mukayarayikinga mukayasangiza abandi. Mbere ya byose ndabashimiye, mukomereze aho. Rero umugaragu w'Imana aranyakiriye aje kunkoresha interview, ndavuga ikiganiro ku rubuga Izere Yesu. Mumaze iminsi mubona ko twagiye tuzana inkuru zigiye zitandukanye ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ubu rero noneho tuje gusoma ijambo ry'Imana, ni rigufiya cyane ariko uraza kwiyumviramo ibyawe. Ese mukozi w'Imana, twabanza ijambo ry'Imana cyangwa hari ibyo wenda kumbaza bijyanye n'iyi minsi? Hari ibiganiro tumaze iminsi tuvuga. Abantu bo muri iyi minsi bakeneye ijambo ry'Imana, nubwo twari tumaze igihe tuganira kuri korari Impuhwe, ariko ni ngombwa nyine n'ijambo ry'Imana ribeho, kuko ngo mbere ya byose ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Imana rero tugire neza, watuganiza Imana ikaguhereza umugisha. Bavandimwe, ndumva nshaka kubasomera ijambo ry'Imana nk'uko umugaragu w'Imana abimbajije Pastor Elia. Bavandimwe, mumaze iminsi ko njyewe ubundi ni njyewe uhagarariye uru rubuga, nkakorana n'uwo Pastor Elia, nkakorana n'uwitwa Soyoyo ndetse n'abandi bamama beshi. Ariko ubu twaratekereje turavuga duti kuri urubuga Izere Yesu twakagombye tuzana ijambo ry'Imana, twakagombye tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye. Mwumvishe ko twavuze ko no ku bantu basebyanya atari byo. Umugaragu w'Imana Pastor Elia yabivuzeho cyane, arabavuga anerekana na Bible, ndavuga Bibiliya, ko gusebya mugenzi wawe atari byo. Ako karaga gaciyemo. Reka mugaragu w'Imana, ubwo ngiye kubasomera ijambo ry'Imana tubona muri kadushakisha umurongo, dushaka umurongo. Ariko mbere yuko twashaka umurongo muri Bibiliya, Pastor Elia, ese waba uri kumbaza ibibazo bigiye bitandukanye kuri ziriya nkuru zigiye zitandukanye ku bintu twagiye tuvugaho, unashimira n'abantu bajya badukurikira ku rubuga Izere Yesu? Bari abantu rwose turabashimiye bajya bakurikirana ibyigisho ducisheho by'Imana, kandi ngo ujyana n'abandi gutabara nawe azatabarwa, kandi ngo uvomera abandi nawe azavomererwa mu kuri. Uwiteka rero ahabwa icyubahiro kandi ashimwa ashigwe hejuru muri byose, kubera ko ari Imana y'igitangaza. None nge hari ibyo ndi kubona muri iyi minsi, ugasanga ngo umurokore ngarashaka kujya muri Gicinipate, ugasanga ngarashaka kujya muri Gicinipate, ugasanga agiye muri Gicinipate yambaye igitenge kimwe mw'imbere ndakarisa arimo, yagera muri Gicinipate akabyina indirimbo bita umwineneko ari kuzunguza amabuno. Ese mukozi w'Imana, wewe urabivuga gute? Birakwiriye ku murokore? Mugozi w'Imana rero nibyo navugaga, buriya ntago byagakwiriye nk'umuntu w'umurokore rwose kugira ahantu atambaye ngo yikwize. Twigize tubabwira ko Naila Kolari mu bantu bafashe urugendo bari bambaye neza bikwije. Buriya nk'umurokore yakagombye kugaragaza uburokore, akagenda ahantu nk'aho ngaho haba hari amaso menshi haba hari amaso menshi rwose, haba hari abantu baje kwirebera, haba hari abantu baje gufotora, cyane ko amakoranabuhanga garateye. Nk'ubu ngubu mbabwire, hari umuntu nigize nibonera kuri TikTok. Uwo muntu yari umumama mwiza cyane, ariko natangajwe n'ukuntu baje kumufotora yambaye buci, ndavuga ikariso. Kandi uwo mumama yarasengaga, ariko nza kumubona TikTok yiyambariye buci nenoza n'agasengeri hejuru. Ukibaza se kuriya mumama yari umuntu wasengaga biriya abigeze mate? Nago umuntu w'umukristo yakagombye kwitwara kuriya. Iyo uri umurokore hari ingingo 3 zikuranga. Icya mbere ugomba gutega agatambaro, cya kabiri ugakenyera ibitenge neza ukabererwa ukamera neza, kandi ntiwifatikanye nk'abiki gihe. Dere Yesu araje, ni mumwitegure. Yesu najya kuza ntabwo azabateguza. Yesu najya kuza azatungurana. Dere
yatunguye intumwa ubwo zari zicaye zirimo ziganira zihuje umutima, babona aragiye arazamuka. Hari ikiganiro nigize mbabwira ukuntu umugabo yazamutse umusozi akawuzamuka yarangiza agasubiza amaso inyuma akareba abasize inyuma ya Yesu. Nawe niko yaragiye abantu bamureba. Ibaze nkawe Yesu nagutungura uri umukristo uri kubyina ngo umwineneko muri kitchen party, ntabwo bikwiriye. Iba uri umurokore rwose, yego kwidagadura ntibibujijwe, kwidagadura ni byiza, no mu mubiri wacu kirakwiriye kuko amaraso abashyuha, ariko bikore unatekereza ko uri umurokore kandi ujye muri iyo gahunda kwije, ndavuga umeze neza, ntumere nk'umusinzi. Buriya umukristo ni umuntu w'inyangamugayo, umukristo ni umuntu ugira urukundo, umukristo ni umuntu ufasha bagenzi be, nk'uko iyo wagiye nk'ahariya biragaragara ko uba wagiye gufasha, ariko gira umurongo. Mvuze ku murongo numva ari byiza, rero biramfashije. Rero twari tukiri aho bavandimwe, Pastor Elia, naho nasubizaga kuri abo bantu bitwara batyo. Yego, hari ikindi nacyo njya nibaza ku barokore, ugasanga umurokore arasenga ariko yagira gucya Imana yamugira neza, yatangira kwambukiranya imipaka, ndavuga yagira gucya agatangira kujya Uganda, Tanzania, Congo, ariko yagerayo ugasanga yagiye mu night club, yagera iyo ngiyo akinjira mu night club, nanone akongera akabyina mu bagabo batata, agashyira arazazindi z'imimadikano, agashyiraho ya misatsi y'ibigofero bajyaga kugura, akisiga rujibuzi. Ese koko yagera iyo ngiyo yakongera kugera mu Rwanda akongera akambara kirokore? None bari abantu bo ubabona gute bameze gutyo? Biriya bintu natwe tujya tubibona kenshi cyane ko nk'urubuga Yesu rurasesengura cyane, rukurikirana n'ibindi biganiro ndetse rukanigerera kuri tere. Mwabonye ko natangiye kujya ngera ku nsengero zigiye zitandukanye, ku rw'abakatolike twarahageze, ku rw'abarokore twarahageze, ahantu henshi. Uyu mugaragu w'Imana arambaje ngo ese nk'umurokore ufata urugendo yatangira gufata ingendo zitandukanye asohotse igihugu cyangwa agiye aho bagenzi be badaturiye, agatangira akiharabika, ndavuga akitwara nabi. Ntabwo biriya byagakwiriye. Umuntu w'umukristo yitwara neza. Iba utari aho batakureba, ijisho ry'Imana rirakureba. Ijisho ry'Imana rirabona, nta wose wagiyengeka, no mu buvumo rirareba, no mu kuzimu rirareba, no muri roji rirareba, nta wose wagiyengeka. Yego, buriya ndaririmbye ngo ijisho ry'Imana rirareba. Nyabuneka iba ugize umugisha wo kwambukiranya imipaka, niyo ugiye garagaza ubunyangamugayo, witware neza, ugaragaza imbuto. Yemwe niyo waturutse ntujye gusebya. Swate ushobora kujyayo nk'umuntu akaba agukubitiye y'ivide kubera kwiyandavuza kwawe, uba abantu bagahita bavuga ngo uturutse ibunaka cyangwa uturutse ibunaka. Ntabwo ari byo. Impamvu navuze buri gihugu umuntu aba yaturutsemo ni uko abantu batembera bitandukanye. Rero ahantu hose waba waturutse, garagaza umuco wawe. Uvuye uvuga ati ngewe iba mvuye nk'ahantu runaka, iba mvuye nka Tanzania, iba mvuye nko mu Rwanda, iba mvuye nko muri Kenya, iba mvuye nka Congo, iba mvuye nko mu Burundi, ukagaragaza ko hari umuco waho wagize gute wahakuye. Rero nk'umurokore, iba Imana mwaragiye mubona ukuntu Yesu yambaraga amakanzu akwiye, ba Marita bambaraga ibi bakikwiza neza bakitandiye, ukabona ko ari abamama barimo umwuka wera bafite marayika ubacunga. Rero nawe wakagombye kwitwara neza, ntujye kure ngo wiyandavuze, ndavuga wisayishe. Yego, hari ibindi nabyo ngira ngo umukozi w'Imana asobanurire. Nk'ubu muri Guma mu Rugo ibyashize, naje guhura n'umugore umwe ndamwihanisha icyaha cy'ubusambanyi. yego, Ndangije nereka icyaha cy'ubusambanyi, ndangije ndamubwira ati wa mugore we ko ndi kukubona icyaha cy'ubusambanyi byagenze gute? Arangije arambwira ati mukozi w'Imana, Guma mu Rugo itaraza narakoraga ngabona amafaranga ngahahira abana, ariko Guma mu Rugo ije nabuze ibyo kubagaburira. Noneho baburaye kabiri, ndangije mbyuka mu gitondo kare kare ngiye kubashakira ibyo kurya. Naje guhura n'abagabo 6 mu masaha 9 y'ijoro, barambwira ati nda byawe dushaka, nda amafaranga dushaka, nda kindi dushaka yuko waduhereza ku muhumetso. Wa mugore kuko hari saa 9 z'ijoro aravuga ati nda bundi bushobozi mfite
aremera ababiza ngarame, abagabo batandatu bose baramukwakwanya. yo Baramukwakwanyije abagabo batandatu, muri iryo joro ryose bamuhurira ari batandatu, barangije bamusigaho aho ngaho ingutiya ziri mu mutwe. Arangije arambwira ati none iko cyaha ni njyewe cyiteye cyangwa ni inzara yakindeye cyangwa ni Satani? Ubwo nabuze ukuntu namuhumuriza mbura uko namukomeza. None kiriya cyani yaba ari wowe cyiteye cya cyazanwe na Satani cya cyatewe n'inzara? ya rero muvandimwe, numvishe ibyo umuntu birenze, urumva abantu batandatu bamujyamyeho ni ikibazo. Rero buriya uretse we n'Imana, yego, ariko rero buriya reka nkubwire, hari ibintu byaguteza n'ikibazo. Inzara irakurya, buriya inzara iraryana, inzara iraryana, ariko hamwe no gusenga iyo ukomeje ukihangana. None se Yesu ntiyamaze amajoro 40 n'iminsi 40 atarya atanywa? Hahigwa bihanganye, abo nibo bazabasha kubona umwami Imana. Iyo yihangana ntabwo twamuvugaho byinshi, nta nubwo twinjiye mu ibyo byiwe, cyane ko urubuga rwacu ni urubuga ruvuga ku bintu by'ubuzima bwa buri kimwe kiba kigezweho, yabitewe kubwo n'inzara cyangwa se ni kubw'ibibazo, ariko ngo hahirwa uwihangana kuko azabona. Yego, ese ntacyo twabivugaho, gusa we n'Imana bazahura. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ko buri wese azaheka umusaraba we, cyane ko Yesu nawe yahetse umusaraba we. Simoni yashatse kuwumwakira ngo awumufashe, yanga Yesu aravuga ati oya, atiririreweho n'urubyaro rwawe. Rero uriya muntu nawe imbere y'Imana azagenda asuka amarira imbere y'Imana, aririra Imana, itakambire, ayiborogere, ahari we nizamubabarira, nimara kumubabarira hanyuma azabone ubugingo. Birasaba ko asenga cyane. Ese nkawe wamwihanishije, wamukomeje umubwira ngo iki? Yego, yakomeje ararira arambwira ati rwose mukozi w'Imana, Imana irareba. Ngewe ngigira mu mashuguri yanjye, abaranderetaga ngabanga, banzaniraga n'ibitenge ngo turyamane ngabyanga, bakamba n'ibihumbi 20 ngayanga. yego, Ariko ngo ndababajwe nuko abantu batandatu bose bandyamye hejuru, bangwakwanyiriza ubusa, bangoresha icaha, ariko ndibagira nico bamba. Nyamara mu gihe cy'amahoro naranze amafaranga nganga n'ibitenge. Namubwiye ati rero nuko komera, niba wihanye wihane icyacu ubusambanyi, cyaka ibi nico kwica, cyaka ibi nico kwica. Iyo wishe umuntu muri leta urahanwa, ndetse no ku Mana ntago ubabarirwa. Wa muntu wishe wagiriye nabi anaragutegereza kuva igihe nawe uzapfira, ukamusanga ku marembo y'ijuru, bakakubaza impamvu wagize ute, wamuhemukiye. Kore naramubwiye ati wowe senga wiyatura amaraso y'Imana no kubabarirwa, uzirinde kuroga, uzirinde kugambana, uzirinde gusambana, uzirinde kumena amaraso y'utari urubanza, aho gukora icyo gukiranuka. Imana izareba kukwitanga kwawe, ahari izagucira kanzu. Imana rero tugire neza, Imana idutabara, Imana idufashe. Hari aho tugarukira twe ngo tureba gatoya, tukerekaho gatoya, Imana nireba byinshi. Imana rero kugire neza kandi gukomeze. Reka noneho rero tutarasoza twumve icyo umukozi w'Imana asozerezaho, ubundi turangize. Abavandimwe nshuti mujya mudukurikirana, murumva ko y'ibyago bije, amakuba agaba menshi. Iyo ibibazo bije mu bantu, amakuba agaba menshi. Niyo mpamvu njya mbabwira cyane nko kuri urubuga rwacu, nyabuneka mujye murasenga ibyago n'amakuba ntibizagere ku mukiranutsi. Mujye murahamagara Imana, cyane ko nk'iyo tugeze mu bintu by'ibyorezo, ibintu by'intambara, ibintu by'ibibazo bigiye bitandukanye, ubu usanga ibintu byahindutse. Ariyo mpamvu babwira ngo mujye murasenga, dutsinde ibyo byose by'ibibi biba bishaka kutuzaho, bisubireyo bigende. Cyane ko twumvishe ko iyo amakuba aje, ndavuga iyo ibibazo bije, abantu bakora bagateshuka n'inshingano z'ibyo baba baranze gukora bakabikora. Birasaba rero ko wakagombye gusenga, nanjye ngasenga, kugira ngo Imana, cyane ko nkatwe tuba mu Rwanda, Imana ikajya iturindira igihugu cyacu, karinda abanyarwanda, karinda abayobozi bacu bagumya baduharanira kugira ngo iterambere turigereho n'umutekano, ndetse natwe izi nkuru zikagumya zibageraho ari nyinshi. Birasaba haba umumama haba umupapa, senga cyane.